sindayo kwikunyereza abona nakeneye kujya kwikubarira y'umugoroba. Mana yanjye ukuntu bampiriragaho ngo saa munani ngo tube twageze se bari gukoranya n'indazi zitagira gahunda wikiriya. Okay, nyine na location nta kibazo. Nsoje nimba mu nama ndahita nzana ibindi nyine urareba kano kazi kacu yangemura online ku buryo umukiriya wese unyeneye mba mari pe. Ndaza kugucaho nta kibazo. Thank you. Ndayakoze ndatebuka kandi twakererewe inama. Yego mama Dia ni mukorogo muvugana, ariko ubwo niko ubu murekererwa muzi ko umuntu akeneye kujya kwikubara y'umugoroba wawe goyera. Cyamutebuka mwana umuntu turebe ko inama twayivamo tuvuge nibazo byacu n'iki byose turebe ko hari icyo twageraho rwose. Sibo mubona uyu mwuga wacu udakeneye ubuvugizi. Mutemuka mbwirira Jacqueline ndayijya ruguru ariko yiwawe. Itebuka sawa, tebuka rwose turebe ko inama twayicyura. Bitewe ndayo Bitu sawa. asewe kumwaki igihe nagereye hano mumindaho akomurahindaye. Urumva nyine ari kigabo niranwa nacyo umunsi wose nicyo cyanyereje nabanje kugitekera. Urumva byanyereje ariko nyine ndabona usa neza. Ntacyaza nagize igikiriya gitanga neza ndakubwiye. Agitanga neza ureye kandi nta no kundushya rwose. Ni nka bya bindi binini cyane bizabikozaho no kurebaho na kugafaranga ndakubwiye wese mu muyange nabakumirwa. Uyu munsi nakuze ariko nyine mu kanya mbonye agakora nyine ijambo ndagufasha uronke kazi. Mva tugiye vuba. Ese we ba mama Diane basubiye maze kumuhamagara bakakanya ngo negereje kazi. nabo ninyatsi twagiye twitangirire nyine nategereze wenda muyobozi abanza ze turebe ko byagira vuba tumugezeho ibyifuzo byacu. Asiwe uratanga icyo cyifuzo waburyo bitanga ibyifuzo wa mugore ndangamirwa muraho komere cyane muyobozi. mbere na mbere mbaje kubashimira kuba mwemeye guterana mugakora inama mukavuga ibyifuzo byanyu ndetse n'ibyo mwifuza ko byagerwaho kandi bityo bigakurikizwa aho bibaye ngombwa kuko nanjye burya ni umwe mu bantu mujya mudepanaho rukomeye. murakoze cyane muyobozi. Njye nitwa Mukorogo indarikirwa ikeye w'icyanga kizima cyambukije Nyabarongo kikamuzana inaha mu murwa kugisangiza abanyamujyi. Icyifuzo cyanjye rero ndetse n'indangamirwa twese muri rusange n'abandi bose ni uko rwose habaho nibura mu nteko ishinga amategeko nibura hakajyamo umuntu uzajya utuvuganira ko rwose aka kazi kacu karavunanye. Uyu murimo rwose ukeneye ubuvugizi kuko biratugora cyane. Urumva urabona nk'ubu ari ukuntu iyo umuntu ageze mu zabukuru uyu mwuga hari igihe umuntu aba atakiwushoboye rwose. Habaho kuduha igihe cya pasiyo tukagira ishyirahamwe nibura twibumbiyemo nk'indangamirwa tukagira ubuvugizi rwose. Nyamuneka tukareba ko twajya dukora amafaranga nibura umuntu yanajya mu zabukuru akareba ko ibyo yakoze akiri mutoya byose byabasha kumutunga. Murakoze cyane mu bigwose ubwo bufasha turabukeneye muyobozi turabukeneye. Urakoze cyane Mukorogo kuvugana na bagenzi bawe kandi rwose nabyishimiye. Mufite ndetse n'ingingo zumvikana ariko muhanze mumere n'uwo muzungukazi amashidi naho ni indangamirwa. Mumwe mu amashyi
n'icyanga kizima cyurije indege kikamuzana inaha muri Afurika kugisangiza abagabo. Rwose ndamushimira nivuye inyuma, kandi rwose mwihangane, ingingo muvuga rwose zirumvikana, nanjye ibyifuzo byanyu ndabishyigikiriza abankuriye, tubyigeho ibumva bikwiye, igisubizo ndakibazana vuba. Mwihangane rwose kandi mukomere ku murimo, hamwe intego nabyishimiye uburyo ki rwose